iyo urebye iki gihugu ubwiza gifite abakirimo urubyiruko dufite ibintu bikirimo byose byiza nubwo buto bwacu twakoresheje. Aha rero niho twebwe biduha imbaraga kuri General Kabandana. Ye Kabandana nabanye nawe myaka 35 muri iki gisirikare. Niba hari abantu barashwe kenshi, Kabandana ni barashwe kenshi. Urupfu rero aho rubera imbwa. Ubundi abantu babasha urupfu ni ba Pastor Rutayisire, ba Bishop Gasana, nibo babasha urupfu. Kuko sinzi ukuntu baruvuga ukarira ntabwo rubateye ubwoba, ariko ubundi urupfu rutari imbwa ntabwo rwakabaye rufata Kabandana. Mugaba mukuru w'ingabo ari hano afite ingabo ayoboye, mugaba w'ikirengo zigaba hari, izo ngabo zakabaye zigabwa zikarwana n'urupfu nirutware Kabandana. Ariko imbwa irakwibuka yoberwa uko yakwibye, kaberwa n'ukuntu byagenze. Urupfu rero barubasha n'abarokore bo bafite uko barwemera, usibye ko nabo barutinya. Kabandana aho mwibukira muri 90 kirango mu kwezi kwa 12 niba nibeshye, matariki za 21 na 2 hano hitwa Kiondo, buri mu karere ka Nyagatare. Mujya mwumva urugamba rwo muri 90 hano hitwa Nkana mu murenge wa Cyombe, ngira ngo ubu ngubu niho hano hambere Kabandana yakomerekeye mu gitondo cya kare nko mu masaha 12 cyangwa saa moya. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irahari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe, kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase, kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho, maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'itatu ku binyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutugana aho dukorera Igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatasi ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Mugoroba w'iki gitaramo cya General Kabandana kuri twese ko turaha, byaba umuryango we, byaba umuryango mugari wa RDF, ni ibihe bitoroshye biba bikomeye. Ariko kuri twebwe uruhande rw'umuryango Kabandana amaze mu myaka 35 kuri twe ni bisanzwe. Mukanya Pastor Rutayisire yavuze ya magambo wandika 8 wongeyeho ya 5. Aya magambo buriya n'abasivili nibo bayandika, nta musirikare wakwandika ari ya magambo, kubera ko umunsi wa mbere wiyemeje kwinjira hano uba wamaze kuyandika. Cyane cyane twebwe yabagiye n'abayobozi bacu bari hano na bagenzi banjye, uyu mwuga tujya kuwutangira rero Kabandana yagiyemo ari umwana n'abandi twawugiyemo turi abana, si umwuga twahisemo gukora. Bimwe abarokore bavuga by'umuhamagaro, ahubwo uyu wari umuhamagaro wacu, kugira ngo abantu babone amahoro, igihugu kiboneke, kandi ntacyo tubikeneyemo. Si umushahara twashakaga, saya mapeti Kabandana tabarutse yarahawe n'umugabo w'ikirenga,
si akazi gasanzwe ndetse si uruzinduko, aho yari ari mu buhungiro n'ababyeyi be aza hano gutabarira iki gihugu ari muto, ntabwo ko yari atashye, si amafaranga yari aje gushaka, si amashuri, si bene wabo yari aje gusura, yari aje hagati y'ibintu bibiri, hagati y'iki gihugu cyangwa agapfa. Ko bamwe muri twe barapfuye, abandi barakomereka ibimuga bya burundu, abandi bakomereka byoroheje, abandi barakira. Ariko icyo twari tugendera baba batabarutse, baba bakomeretse burundu, baba ibyo byiciro bindi bibiri mvuze, cyari iki gihugu kandi cyarabonetse. Aho rero Sabine n'abana nicyo kikwiye kubakomeza, kuvuga ngo ibyo yagombaga gukora mu buto bwe bwose yarabikoze. Ejo navuganaga na Afande James twicaye, ntemwe ku bungu koko muri twe officers para DF baba bari mu giseke baba batashye, ujya gupfa kumva urababaye, byaba atari ubusambo, kuko ibyo twagombaga gukora mu buto bwacu twarabukoresheje. Iyo urebye iki gihugu ubwiza gifite, abakirimo, urubyiruko dufite, ibintu bikirimo byose byiza, nubwo buto bwacu twakoresheje. Aha rero niho twebwe biduha imbaraga kuri General Kabandana. Ye Kabandana nabanye nawe myaka 35 muri iki gisirikare. Niba hari abantu barashwe kenshi, Kabandana ni barashwe kenshi. Urupfu rero aho rubera imbwa, ubundi abantu babasha urupfu ni ba Pastor Rutayisire, ba Bishop Gasana, nibo babasha urupfu, kuko sinzi ukuntu baruvuga ukarira ntabwo rubateye ubwoba. Ariko ubundi urupfu rutari imbwa ntabwo rwakabaye rufata Kabandana, mugaba mukuru w'ingabo ari hano afite ingabo ayoboye, mugaba w'ikirenga uzigaba hari, izo ngabo zakabaye zigabwa zikarwana n'urupfu nirutware Kabandana. Ariko imbwa irakwibuka yoberwa uko yakwibye, kayoberwa n'ukuntu byagenze. Urupfu rero barubasha n'abarokore bo bafite uko barwemera, usibye ko nabo barutinya. Kabandana aho mwibukira muri 90 kirango mu kwezi kwa 12 niba nibeshye, matariki za 21 na 2 hano hitwa Kiondo, ubu ni mu karere ka Nyagatare. Mujya mwumva urugamba rwo muri 90 hano hitwa Nkana mu murenge wa Cyombe, ngira ngo ubu ngubu niho hano hambere Kabandana yakomerekeye mu gitondo cya kare nko mu masaha 12 cyangwa saa moya. Twari hagati y'imisozi turi hasi mu kibaya, twashyize abasirikare bagenzi bacu ku musozi wari hakurya n'undi uri hirya. Turagati noneho adui naza, umwanzi naza, muze kumurasa bitume tuvamo muri misozi turi hagati. Abari kuri umusozi rero bagomba kuba yenda bararyamye bagasinzira, kuko icyo gihe abantu bararuhaga cyane, bari bashonje cyane. Twakangutse umwanzi yatugeze hejuru aturasa kandi ari hejuru yacu. Muri uko guhunga tuva duca muri iyo mikoki, Kabandana niho yakomerekeye bwa mbere. Mu gukomereka ko ariko ntabwo yatinze, akira vuba. Cyane nakubabwira ko rero umuntu apfira umunsi we, uwo munsi Kabandana yagombaga gupfa, kandi abahasigaye bahaguye bari benshi. Ariko Kabandana yarakomeretse bisanzwe arakira. Ndaza kubibwira gatatu aho nzi yagiye akira. Muri 91 nanone mu kwezi kwa mbere kwa kabiri, zira ntambara za Ruhengeri zose, mu kurasa Ruhengeri habaye mu zindi ntambara zakurikiyeho nyinshi cyane, za Cyanika, za Muremure, aho hose Kabandana yari ahari, yararwana. Ari umusirikare mutoya, ari private, agira n'imbaraga, ari umusirikare ufite imbaraga nyinshi. 91 mu kwezi kwa gatanu, Afande afata amabata yabiri, bata yitwaga Mike nitwaga Bravo, zari ziyobowe na Colonel Dodo.
Kabandana yari muri Mike nayoboraga. Icyo gihe ibikoresho twagiraga bike cyane. Hari imbunda zigiraho imbaraga kwisumbya izi zindi ntoya tukunze kwita machine gun cyangwa mitrailleuse. Nizo mbunda za mbere afande yari amaze kuzana nshyashya. Zari imbunda 10, machine gun 10. 5 zihabwa Mike, 5 zihabwa Bravo. Byadusaba gushaka abasirikare bafite imbaraga kandi batinyutse, akaba ari ufata iyo mbunda. Mu basirikare bafashe izo machine gun bari muri Mike, umwe muri bo ari Kabandana. Turi ku mupaka wa Uganda, izo batayo zombi zari zahawe misiyo yo kujya muri pariki. Zivuye mu Birunga, niho twari tuvuye, tukajya muri pariki, tukazajya gufunga uriya muhanda wa Rusumo. Mwumva ukuntu afande yatekerezaga kure, gukura abantu mu Birunga ukabatwara kujya gufunga umuhanda wa Rusumo. Noneho aho niho namenye Kabandana neza rero. Tubaha imbunda nimugoroba, zabaga ari imbunda zipfunyitse mu mashashi, zigifite amavuta bazisiga. Byasabaga rero abazihawe kugira ngo bagende bazoze bazitunganye ibashe gukora akazi neza. Kabandana amanukana iyo mbunda, ko nta gasitore kerekana umuntu udafite n'ubwoba koko. Amanuka kuko je nari umuyobozi, abasirikare bandinda hari aho babaga bateguye aho ndi bubi, abamanukiramo. Unamanukiyemo umwe mu basirikare aramufata tora canga nkandi. Kabandana afata abasirikare nayo machine gun ayifashe. Kandi abo bitwa wa escort bitwaga ko rebo bakomeye. Maze arabakubita bose arabakubita barahamuka bariruka. Ngiye kubona mbona umwe aracyariho n'ubu ngubu ni kapiteni. None haraza tefande tari hari umusirikare wasaza taradukubise twese. Dushaka umusirikare turamubura. Mu gitondo basirikare byo twita guforeninga, no abasirikare bari hamwe ukaza kubaganiriza. Noneho ngiye kubaganiriza kugira ngo dutangire n'urugendo noneho tugiye gukomeza. Zakubaza ne ko hari umusirikare warayo kubise escorts banjye. Hana arahari. Kikwereka ko abantu natagiraga ubwoba, iyabundi w'umunyabyaha yajya kwihisha. Amanika ukuboko. Ati niko hapa afande. Nivayo. Nibyagenze bite? Tafande atabaginga bagukunda kuturusha. Ati bagiye kugira ati ndabakubita. Ranka ya mbere mu gisirikare yitwa Koporo, Kabandana yiboneye aho ngaho uwo munsi. Twari tubiziranye harabizi. Kabandana tugiye muri pariki itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Nibwo twarwanye intambara ya mbere. Noneho watuyoboraga batayo nari ndimo yitwa Mike, kubera ko ari twe twari imbere, aratuvuga ati none mwebwe muryame muruhuki. Yitwa Bravo yari inyuma, umwanzi araza kuza dukurikiye, aba yitega umwanzi. Noneho umwanzi naza aba yirwana. Umwanzi agiye kuza niyanyura aho twaturutse, aca imbere ahinguka kuri twe turyamye dusinziriye turi mu bihuru. N'abasirikare twashyize imbere babiri ngo baturebere umwanzi. Ibihe byari bibi, twaciye mu mazi, mugezi watugeraga hutya, babanza kwanika utwenda twabo, habagaho ibintu byo kwicinda, bicinda akazuba karaza. Ariko icyo bakoze barongera barambara barasinzira. Umwanzi ko yagaturutse yahunze ahandi nyuma arabafata. Arababaza bamubwira ko turi mu bihuru turyamye. Twakuwemo n'amasasu menshi n'amakombora menshi n'iki. Kabandana mu basirikare batoya barwanye bagatabara bagenzi babo. Kabandana yararimo. Arasohoka uko yagasotse mu gihuru, kuko uko twabaga turi mu buhuru butandukanye. Mwumva abantu kwa turi mu bihuru turaryamye, umwanzi araza mwinshi cyane atangira kuturasira mu bihuru. Mu basirikare bakiya basohotse batya, Kabandana yasohotsemo na machine gun ye, tangira kurasa umwanzi.
nta n'umuyoboye nta n'umubwiye ngo ukora ibi n'ibi, ararasa noneho atuma kubera iyo mbunda ko bagifite imbaraga bituma bagenzi be bose benshi basohoka mu bihuru, turisuganya noneho turasa umwanzi. Nibuka ko kuri iyo tariki nibwo Leti General Musemakweli yapfuye, nako yarashwe, nibwo yarashwe n'abandi benshi bararaswa. Uwo munsi aduyi wadusanze dusinzire dutyo akaturasa atyo ari mwinshi aturusha ubwinshi, kuko twarashwe n'abantu 900 abo twafashe barabitubwiye, kandi twebwe iyo batayo yari ifite abantu 200 bari mu bihuru baryamye badafite ibikoresho baraswa na leta. Kabandana ntabwo yapfuye umunsi wa Kabandana wari turagira ku itariki 21 z'uko kwezi ndakomereka, bantwara hanze kumvuza, ngaruka nyuma y'umwaka n'igice. Ngarutse nongera kubana na Kabandana, bana na Kabandana muri batayo imwe, turi kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo zacu, turi kumwe na General Gumisizi ari hano n'abandi bagenzi bacu. Tubana none icyo gihe Kabandana ari Tri-C Operational PC, Tri-C Operational PC, ubwo no kuvuga ngo yari yungirije wari ushinzwe ibikorwa bya politike muri uwo mutwe w'ingabo twari turimo 94 mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ariko ubwo mutabyumva mutyo ngo nuko yari abishinzwe no ku rugamba rwana, ari komanda wa wundi ujya ku rugamba karwana. 94 mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, Kabandana turi kumwe guhera mu Mutara kuzagera i Butare. Numwe mu bantu bajya baboneka kuri zimbuga nkoranyambaga ikarubamba ateruye umwana w'uruhinja warokotse mu bantu bari biciwe muri ya paruwasi. Kanihute kugira ngo ndangize, Kabandana niwe warokotse urupfu mu gisirikare rurokokwa n'abake cyane. 94 nanone tumaze kugira mu Bugesera hariya kuruhuha, mu gitondo cya kare aramanuka, ngira ngo yajyagaho mugaba mukuru w'ingabo zacu General Mbaraka aho yari ari icyo gihe, ari mu modoka ya Daihatsu. Nahagezeyo agarukana abantu bari bacitse ku icumu, ngira ngo bari nka 12. Gumisiza n'ubyo byibuka, abashyize kuri iyo Daihatsu, abazanaho twari twashyize ibiro by'iyo batayo. Uyu muhanda guhera Nemba hariya kugera i Nyanza ya Butare wose umwanzi yari yarawushyizemo mine zimwe zikubita amamodoka. Kabandana agaruka bakoreshaga intera hamwe nizo zategaga mine, kuko nabo yakubise barazibonye zirukanka. Ahantu yanyuze agaruka akubitwa na mine iramukubita abantu bose bari barokotse ari yazanye bose barapfa. Kuri iyo modoka hasagutse Kabandana arashya umubiri wose, abamuzi neza hari ukuntu ubwoya bwo ku mubiri bwose bwari bwarahiye. Arokoka mine, kurokoka mine Pastor Rutayisire niyo mana twemera iriye. Mine ni ikintu kitarokoka, yagukubise yagukubise nyine. Iyo nayirokotse itakumugaje burundu urasara, ni ikintu kibi cyane. Kabandana niyishwe na mine abaho, sinambara zose Kabandana yarazirwanye zose abaho. Ejo bundi ajya kurwana n'ibyihebe byo mugaba mukuru w'ingabo azabivuga, ajya kurwana n'ibyihebe mu mahanga gutanga umutekano, niyapfa abaho, arazicwa n'indwara. Icyo tureba rero kuri twe ku buzima bwa Kabandana nka mugenzi wacu, kuri ubwo buzima bwe ari umwana mu by'Imana, none gikora ibitangaza nuko yamuhaye gushaka, kamuha kubyara, akabasiza abana. Kabandana rero ntabwo ashobora kuzazima kuko asize abana barahari. Kabandana ashobora kuzazima kuko asize RDF irahari.
Kabandana ashobora kuzazima asize igihugu yarwaniriye yatunganyije kirahari ye n'amahanga aramwibuka. Aho ndeba kuri za social media ambassadors abantu benshi bohereza ubutumwa bw'akababaro bifatanyije n'umuryango. Cyo nikerekana Kabandana. Yakubaha President wa Republika akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo zacu yamugiriye icyizere. Kuva kuri private ukagera kuri Lieutenant General. Bishop Gasano utagira ngo ni nka biriya bya Bishop bira nabyo biragoye byose bitangwa n'Imana ariko biragoye cyane. Rero kuba yarahageze hariya umukuru w'igihugu akamugirira icyizere mu ngabo z'igihugu zingana zityo akamukuramo akagera kuri urwo rwego. Sabi n'abana bawe n'umuryango wa Kabandana ibyo bijye bibaha icyo cyizere n'icyo cyubahiro. Ibyo cyo bivuze nuko ari wowe n'aba bana ntacyo muzaba muri iki gihugu. Kabandana yabadahari kandi urabizi kuri bagenzi bawe si wowe wa mbere bibayeho si nawe wa nyuma. Arasanga bagenzi be benshi natwe abandi ejo tuzamusangayo. Ariko icyo nababwiye twebwe tuticuza kandi kiratubabaza nuko tuva muri iyi si twarayikoreye. Njya numva abantu bamwe mu ntera hamwe bavuga ngo ijuru rizatwakira. Niba ijuru rizakira ziriya ntera hamwe na twebwe nitwe tuzaba ba mbere kwakirwa n'ijuru. Kuko nta kuntu ijuru ryabaho ngo niryakire Kabandana watanze ubuto bwe agatanga imbaraga ze agakora adakorera umushahara agakora adakorera ibyubahiro agakorera abanyarwanda. Uwo muntu ukorera ibyo imyaka 4 yamaze ku rugamba nta mushahara. Kandi n'abakozi b'Imana iyo ashinze itorero arishinga nk'uyu munsi mu gitondo abatura bagatangira gutura. Kuko iyo badatuye iryo torero ntabwo rikomeza rirasenyuka. Ariko yamaye imyaka 4 adahembwa aba mu itorero ridahemba. Ariko rihemba ukuri, rihemba ubuzima, rihemba ubugingo. Niho ubuzima abenshi mufite bukomoka. Kandi dushimira cyane mugaba w'ikirenga w'izingabo ubutore yadutoje agatoza abana bato nk'aba bagakura bari bazanye ishyaka bavuye mu mahanga batara abasirikare bamwe muri ko turi abasirikare bakaza bakarwanira iki gihugu bakagikorera bakigejeje ku munsi wa none. Nagira ngo rero mu magambo nizimbye mu magambo mvuge ngo Kabandana aratabarutse n'abandi ejo tuzatabaruka twese tuzajyana icyo cyubahiro. Cyo twasaba abana bacu iki cyubahiro cyaso muzagisigasire mutazagitatira. Ngo ejo tuzumve mwene Kabandana abaye nk'abindi bigoryi tujya twumva hanze ahangaha. Nimubikora ahazaba aryamye muzamenye ngo arabareba. Muzakomeza umujyo we, muzakomeze ingendo ye, muzakomeza ibikorwa bye, namwe bizabashazishe nkuko cyangwa namwe gihe cyanyu nikigera kizagere mufite icyo cyubahiro. Kuko impamvu tubibabwira abana bacu ndetse nawe Sabine muzi ko ari bagenzi bacu batatira iki gihango bakagira inda nini. Ariko ibihembo babonye barabizi. Ibihembo babonye ntibazapfa babonye iki cyubahiro. Nguriya Fande James yicaye aha, Fande Mbaraka yicaye aha, Generals bicaye aha, Senior Officers bicaye aha, abayobozi batandukanye bicaye aha, abakuru b'amatorero bicaye aha, bose bari hano bahagarariye Fande kubera icyubahiro tugomba Kabandana. Iyo mutatira iki gihango iyi mikoro sinakabaye nyifata ngo magarara hanga kuvuga. Nandwo mwakambonye hano. Ndibwira ko nabandi ari uko nguko. Ariko iki gihango nikigatatirwe. Ejo nimushaka mwabana mu abazaba tukiriho twese tubatahira ubukwe tubakorera ubukwe bwiza maze mumenye muti data ubutwari bwe nibwagarukiye hariya. Nicyo tubifuriza. Ndanje rero izina ryanjye Sabine n'abana babyeyi bakabandana mukomere simwe ba mbere ndetse sinamwe banyuma. Ariko mushimirwe nuko
mwagize intwari mu muryango nk'uko ari intwari y'igihugu. Imana ibakomeze. Pineapple Gardens Estate. Uyu ni umudugudu wubatswe mu buryo burengera ibidukikije, uri neza aho ufite view nziza ya Kigali, uherereye Bumbogo, ni muri metero 300 gusa uvuye harimo kubakwa Kigali Innovation City, hagati neza ya kaminuza mpuzamahanga ya African Leadership University na Carnegie Mellon University. Ugizwe kuri ubu n'amazu 17. Kuri wowe utuye mu Rwanda cyangwa uba hanze yarwo, aya ni amahirwe y'imboneka rimwe, aho wabasha kwigurira inzu nshya ukayihabwa irimo modern kitchen ifite ibikoresho byayo byose na internet ya fibre optique. Ni inzu zubatse aho buri imwe ifite ibyumba 3 na douche na toilette kuri buri kimwe, ikagira annex yayo hanze nayo ifite douche na toilette. Buri inzu yose ifite parking yayo ishobora kujyamo imodoka zirenze imwe. Kugura imwe muri izi nzu biguha amahirwe menshi kuko ushobora kuzituramo, kuzikodesha kuko zegereye kaminuza mpuzamahanga ari cyanya cyahariwe inganda, cyangwa ukazikoreramo business ya Airbnb. Ku imwe muri izi nzu yawe biroroshye kuko wakwishyura ku giti cyawe cyangwa ukagana bank. Dufitanye amasezerano aho waguha inguzanyo ku nyungu ntoya cyane. Zigura uyu munsi nawe utura utekanye.